Ese mu nteruro ikurikira hari amakosa y'ikeshamvugo arimo? Kanamugire atunze inka y'umweru. Yego, mu nteruro utanze harimo ikosa ry'ikeshamvugo rishingiye ku nyito y'ibara ry'inka wakoresheje. Mu Kinyarwanda amabara y'inka afite uko avugwa bitagendeye ku mabara y'umutuku, umuhondo cyangwa se icyatsi. Irya mbere yenda twavuga tuti ntibavuga inka y'umutuku, bavuga inka y'ibihogo. Ni ukuvuga ni inka urebye ni inka itukura, ariko ntibavuga ko itukura, ahubwo bavuga ko ari ibihogo. Ntibavuga iyo itukura cyane cyangwa se ukabona yijimye, bavuga ko ntibavuga inka y'umutuku wijimye, ahubwo bavuga inka y'ibihogo bitose. Noneho ubona atari umutuku wijimye, ahubwo ari umutuku weruruka, ntibavuga noneho inka y'umutuku weruruka, ahubwo bavuga inka y'igaju. Hari igihe rero noneho usanga inka ari uruvange, urususirane rw'umutuku yenda n'umukara. Icyo gihe ntibavuga ko ari inka y'umutuku uvanze n'umukara, ahubwo bavuga ko ari inka y'isine. Hari igihe usanga noneho ibara risa naho ari umweru. Icyo gihe ntibavuga ngo ni inka y'umweru, ahubwo bavuga ko ari inka y'igitare. Yenda urundi rugero, inka y'umukara n'umweru, ahubwo bavuga inka y'ikibamba. Hari igihe usanga noneho ibara rimeze nk'ivu. Icyo gihe ntibavuga ngo ni inka isa n'ivu, ahubwo bavuga inka y'urwirungu. Hari igihe ubona inka ifite utubara duto tw'igitare n'umukara. Icyo gihe bavuga ko ari ubugondo. Icyo gihe ntibavuga ngo inka ifite utubara duto tw'umweru n'umukara, ahubwo bavuga ko ari inka y'ubugondo.